yahinduye imikorere do singuyu ari gushaka abakiriya kuri private story, singuyu ibyo yirirwamo. Umwana w'umuyisilamu, umwana w'umuyisilamu singuyu wari warankuye kuri ntuzenya yawe, ubu nashatse indi konte ntiwanayimenya. Umwana w'umuyisilamu dore nguye hari gucururiza, ari gushakira abakiriya. Ubu sari kubyina, ari kubyina iki? Singuyu yaba yabipostinze, singibi ni wowe wabyipostingiye ngo ni kuri private story ngo hakura abakiriya. Niko sedada do singuyu sa hari kubyina, ntaba yabipostinze. Musira wakabaye uri kwitandira, uri gusari 5 ku munsi. Ngo umwana wa Sinda ni mubi, ngo wawe wamushyizeho dreads, izo dread ngo we nta musatsi, we nta soni. Niko sari uratangiye. Reka nkubwire, umwana n'umutware, umwana n'umuziranenge. Nje ibi bintu bya nuko ntari kuvugana na Zinda, ntago ndi kuvugana na Zinda pe, ariko hano hantu ndi kumva agahinda. We wavuze abantu bakuru, umwana murarana hehe? Ngo wangira ngo namushyizeho dreads ngabiki byagengereza byiwe. Rero baba bakarikodinze, kaba karaho ngaho kabaye nka kashumurete, wagira namushyizeho dreads. Ariko umwana wa Zinda, kubona umwana wa Zinda uwawe umuheruka ryari? Ukicara ukagenda ukavuga umwana wavuze Sharon turihangana, none ugeze nawe uvuga umwana n'umutware. Ku mwana wa Zinda ceceka, uko biri kose ntibagucumbikiye bakakwakira. None ubundi se nkubaze ikibazo kitagira icya kabiri. Ubwo rero yagiye anavuga ngo ubu unyirukanishije muri uriya rugo ngo ni umuntu witwa Manda, ngo arahageze aravuga ngo nibanyirukane. Usko Satani ari umugome. Amanda se yabivamo ko ngira ngo nawe ashobora kuba kerakereye hariya. Hanyuma ahantu ucumbitse batwaye igikapu, mbwira ni imyenda mishyashya waguze cyangwa kuko jewe ahantu amakuru nifitiye ku muntu warayeho nawe yambwiye ngo reka nta kiri buvemo. Ati wa mukobwa koko bavuga ngo umwanda ngo arawufite nyabo, ngo arawufite. Amanda ko arengana uramubaza iki? Ngaho rero mbwira ukuntu murabizi ko abantu bagenda batanga amakuru, ukuntu ugenda wivuga wigarura wisubiramo ugira gute. Ese nkubaze, ibikapu numva babundabundanye muri quartier utuyemo ko babimbwiye ni imyenda waguze cyangwa bakwirukanye bakohereza n'utwawe? Subiza yego cyangwa hoya. Subiza genda posting, apara mwe bya kwiruga ujya kuvuga nibiki. Niko utwenda twawe twagarutse cyangwa nindi waguze mishyashya? Urayigura iki? Sufite iki? Urayigura iki? Kwa dayo biswahita kubwira ngo byuka dukomeze. We ntiyagusiga mu nzara avuga ati iyi Marine nasanga yanyimuye muso avamu ajya mukaza kubwira ati itegure dusohokane. Inesi wiriwe? Inesi niko sari. Ese ubundi nkubaze, urinda ukiranura imihana wirirwa ubunzu dukariso mu mageto, ntufite nyuko? Wasanze nyuko? Wasanze mama wawe
ko ari uzakwihanganira ko urindu urarubebera. Ubu se tuvuge, ubu se tubwizanye ukuri Sari, igikapu nabonye numvise bambwira muri quartier urimo ubundabundana nacyo ni imyenda wari uvuye kugura cyangwa bakoherereje utwenda twawe. Jewe mbabarira unyibira akabanga aho ngaho kuko sindamenya. Nkuko nakubajije wa muntu wabishyuriye apartment ninde yicundebagaho. Sobanura iby'agakapu, sobanura iby'igikapu babonye ngo upitana. Gira vuba bisobanure. Ubwo rero abandi bati ngo ni umva ndabizi neza n'ubundi ejo n'ejo bundi gusa wa mukobwa we noneho rero yadukanye systeme nshyashya. Ejo ndakibaha, ejo ngo barabahe ikiganiro. Niko igira ahangaha nkwereke niko se dada yo uri kumusimbi nawe uri kumusimbi urateze. Mureke mbereke aho kumwirukana. Noneho ugenda wivuga ngo ese Sari ugenda uvuga ngo umustar waririmbye iyi ndirimbo cyo kora nibyo, ariko se wabura kubivuga. Ubu nakanya muribuka ejo bundi wowe narakubwiye post imwe wakoze yonyine ushyira mu busutwa bwawe bakwirukanye i Burayi. Narakubwiye nti karibu mu Rwanda, dufite u Rwanda rwiza, igihugu cyiza. Twebwe umva ni kumwe bajya bavuga ngo umwana uri wabavuna umuheha kongezwa undi. Aha nta muntu uzahakwirukana, ariko reka nkubwire tuza mu mihanda. Jewe ndi umusitari niki ibiki none nakanya ntubona narakubwiye muribuka mbabwira ntaba bantu ntibazamarana kabiri. Zindana ntago yoroshye. Noneho byagera kuri wowe wakirobezo we ntiworoshye. Zinda arakwihanganira aragucumbikira, umuhembye kugenda umutukira n'umwana. Niyo nyiturana umuhaye. Umuhembye kugenda umutuka. Yo wavuze ku mubyeyi wa Zinda turihangana. Uragenda ubishyiramo mbigaruka yagiye anavuga yuko ngo Zinda tukana na mama we ngo umuriro ukaka, ngo akifata mu mayunguyungu ngo agatuka mama we. Ese wagiye ukajya urebana n'uwawe ukajya bari utukana nawe Zinda agakomeza agatukana n'uwera. None ugera uvuga Sharoni, dukunda Sharoni, ugeza aho uvuga umwana wa Zinda, ugeza aho uvuga umwana wa Zinda. Ugeza aho uvuga umwana wa Zinda. Zinda narabikubwiye wowe nawe wanshashwa we. Zinda narakubwiye ngo Sari maraguca ku nshuti urampakanya. Hama hamwe uyu mwana w'umukobwa nimwende mukabone. Uriya mwana w'umukobwa nimwende mukabone. Kiwe narabikubwiye. We Zinda ni hano kuri live narabivuze. Ni wowe Zinda twumvikane Zinda. Uyu mwana w'umukobwa utindikiye muri urwo rugo utari kugira inama yo kujya guhiga muri iyi mihanda, utari kugira inama ngo asohoke agende, mureke kumuterera mu kanwa nk'icyana cy'inyoni. Kuko ngo n'ahantu yaraye ngo n'agasane karacyari ku musego. Bati koko jiha ibyo muvuga wa mukobwa nibyo. Utuzi yuko yigize beretrida. Yigize beretrida neza. Yigize beretrida. Ngo abaraho ngaho. Noneho uzi ko umuntu ngo amubyutsa ngo none se ngo urakora dushe. Ni gute noneho n'ahantu uri kujya gucumbika bakwibutsa gukora n'ubusafa nuba wanyweye. Cyokora mureke mbabwire famiye za Salim, mabyeyi ba Salim, muhamagara umwana wanyu atahe. Kigali iri kumwota. Noneho kuza kunyoberaho yakinnye nabi. Ubu sutwa bwo muri imihanda ubu wumva guri uzatikura nanjye. Ngwino
ngwino noneho murebe wa muberetirida wanyu buretse do yahinduye imikorere do singuyu ari gushaka abakiriya kuri private story singuyu ibyo yirirwamo umwana w'umuyisilamu singuyu wari warankuye kuri ntuzenya yawe ubu nashatse indi content ntiwanayimenya umwana w'umuyisilamu dore nguye hari gucururiza ari gushakira abakiriya ubu sari kubyina iki singuyu yaba yabipostinze singibi niwe wabyipostingiye ngo ni kuri private story ngo hakura abakiriya niko sedada do singuyu isa hari kubyina ntaba yabipostinze musira wakabaye uri kwitandira uri gusari 5 ku munsi muzamubwira abashyireho rwose ko wamubona kwa mazi ngo wagira ngo shwi wabaziranye nayo none ugiye kwijundika abantu bose ugiye kugenda uvuga ugeze ku bana sari upo shari narabikubwiye uyu mujyi ugomba kumenya uko ubamo ibintu byo kubunza umunwa wapi wigize Sarima wowe ubu udukapu yego buretse ngo ari kuba kuri mwene wacu nanjye twavuganye ngo ibyo bikapu byavuye kwa Zinda ngo bamwirukanye yewe umva shure ka nkwandikire ukomeze uzindanguze igo uri guca ku muhisi n'umugenzi kwaka icumbi ntago mbibonamo nk'ikibazo kwaka icumbi simbibonamo nk'ikibazo ariko se uzaryaka kugeza ryari wa munebwe we uzaryaka kugeza ryari Zinda uricaye usize umuteranyije mu mihanda umuteranyije n'abantu nawe ukuntu rero atekereza cyana ati Sarima my baby subiza post umwe Zinda niwe wagushutse iyo umureka agakomeza iyo uremureka akajya yishwanira n'abantu biza bikagenda bikongera bikicurika usize umuteranyije n'abantu none usize umutukiye n'umwana ese ko ejo nejo bundi wamusaba imbabazi ugasubirayo ubu uri kwikora ibiki mwaricaye mutuka abantu muri iyi mihanda mubaziza ubusa muricara mubaziza ubusa ngeho wanguyeho cyokora mureke mbabwire narababwiye ni muzatinda kureba ko mwibeshye aba bakobwa gakungu bari bafite mwagombaga gushwana yego bagenda bashirishanyaho amatatiwaje ubwo bashwanye bajya kwiyunga bazashirishanaho tatiwaje umwe ashyiraho iyundi ubu se murazisibye n'akanya igihango mwagiranye murakibagiwe umuntu agucumbikire umuhembe kumuvugira umubyeyi ngewe sifite ikibazo cyo kuvuga Zinda jya umuvuga kuva kwa mbere kugera ku cyumweru kuko nawe ntiyoroshye mwamakangumwe mama Zinda umukure mu kanwa kawe uriya mukecuru yaragucumbikiye w'umurokore Sharon umukure mu kanwa kawe umuntu witwa
abandi bose nushaka ubavuge, yewe nushaka uvuge mama wa Sharoni, uvuge na Sharoni, uvuge na Zinda, nawe wivuge, ariko nugera ku mwana wa Zinda uceceke, abana tujye tububa. Ntasoni tunyuke ngo umwana wa Zinda ni mubi, ngo nahuriye n'uwawe ngo asute dread. Yego ye, aha bivuga se bwira yuko avugira mu gicuma isimbi rimwe, wibwira yuko avugira mu gicuma. None ubu narimbwiwe ubu mba nabwiwe n'iki ko abantu bashwanye, ntabwo bibuka bagukubita Zinda akakuzanira uturabo. Ngo Sariha anuka amabyi. Yesu we, niko ubu se mwari muzi yuko bashwanya, mwumvaga bashwana. Ubu seda reka tugaruke Muyango ko ari udashobotse, tugaruke kuri aka kantu twibukiranye. Ubu wowe ushobotsera niko sazi best wow. Iyi Muyango ko ari udashobotse, ubu nimwe mushobotse, ubu ntimwabonye yuko mutoroshye. Ntimwicaye mu gatuku undi mwana yarabihoreye adashobora no kubasubiza. Ntashobora, ntabwo uwo mwanya yawubaha. Mwagize agakungu. None bigenze gute? Nundi musi mujye mureba abantu bo muri iyi mihanda, ubu bukobwa bwaricaye bujya gutuka undi mwana. Wowe ni nawe wagiye gufata video, wowe kafupi. Narakubwiye pe, narakubwiye wanga kunyumva. Ndakubwira ngo ego je ndinjashwa pe, nukuri kw'Imana ndiyo pe, ndi awusubira, ndiyo. Undi mwana muricara mukajya muhora mwandika mugahimba amacati mukagira mute. Hanyuma sezi ubwo ntabwo uhise ubibona, ntuhise ubibona byose. Sari ntuhise ubibona, ukaba wagiye wikoreye Amanda, ubuvuga ahantu hose ngo ni arakwirukanisha gute ko ari imico yawe mibi, ko ari ukudashoboka kwawe. Ubundi waba warananiranywe n'ababyeyi bawe ugashobokana na rubanda. Jewe nzajya nzibaranguriza kugi aha azajya bundabunda bunzu udukapu mundebere ko agakareso k'imishumi gafite urubo bikarimo muri myenda afite, ngo nta myenda mishyashya ngo yayikura hehe, ngo nutwenda ngo aho yabaga bamwoherereje, aho yabaga nta handi ni kwa Zinda. Dore ngibi, dore mana yanjye Kristera we yasinye yuko atazongera kumwakira. Mana ninde witeguye noneho Sesari ubu itangazo ngo cyangwa waramurogesheje. Ubu se namurogesheje bamwirukana i Burayi ntari muzi. Jewe nagiye kubona mbona kanguyeho, garicya jihadi bra bra bra. Narakubajije mu gihe uzongera kujya kuvuga cyubanza umenye, ariko ubunze udukariso. Babyeyi ba Sarima muhamagara umwana wanyu w'ikirarase. Sari reka nkubwire, nta bushobozi ufite bwo kwiyishyurira inzu, ntabwo. Ariko ubwo watangiye kujya utegera kuri private story, wenda Imana idufashe ubone n'abakiriya. Njyewe ubwanjye jabone narababwiye ngo nabateze igitego na aba basire ndabazi, izi nkobwa ndazizi. Buriya nza abantu bashobora kubana bakamarana igihe kirekire, ariko kumbwira ngo Zinda na Sarima ibirobezo bose ibirara. Naravuze nk'ubu abantu muziranye na Zinda mumubwire muti Jihadi yavuze ngo iyo yicara akavuga Zinda cyangwa agatuka Zinda, ntazanemo Sharoni, ntazanemo mama wa Zinda, ntanazanemo umwana we. Icyo nicyo
ukajya kumugereranya ngo uwawe afite dread. So inde kweri ngo ese mwangiza umusireyi shaka Salima ngo yababa we ngo ariko mana ngo ubu koko ngo Amanda nyirukanishije kwa Zinda ngo Amanda nteranyije na Zinda. Wibeshyera Amanda, wigenda uvuga ngo Amanda guteranyije na Zinda. Amanda ararengana, ni umugenzi wigendera, abameze uri kumva, abameze nka bisi za Nyabugogo, sibyo? Ntago ntushake kuzana ibintu byinshi ngo koko ngo ubushuti narifitanye na Zinda umubano, noneho ukavuga noneho ngo Zinda ngo nteranyije ahubwo ni umuteranyije n'abantu, cyangwa nimba ari kugenda uvuga gutyo mwese murateranijanyije. Ubwo tuvuge ngo ko buriya nta kibaho kigoye nko kugarura icyizere. Ngo Zinda araharara adaharara se adaharara. Ese ubundi zi wabonaga umuntu birukanye i Burayi wowe uri buze kumushobora, none ukanamuzana iwanyu atari n'iwawe? Nigeze kubabwira nti wowe nimunananirana Zinda azaguma mu rugo usohoka ugende. Narabikubwiye, turi kumvikana. Uko byagenda kose umwana uri iwabo avuna umuheha akongeza undi we, icyo wicara ukizi. Narakubwiye ngo ntimumarana kabiri, none bidateye kabiri ngaba baraheneranye. Mwagombaga guhenerana nta mbuku zimarana kabiri, mwagombaga guhenerana kuko ntushobotse, uri mubi, ufite ubwana bubi, ufite ubusutwa, ufite ubugambo, wanjashwa we. Yego nanjye ndinjashwa ariko mvuga ibyanyu. Ubu Abanyarwanda bari bazi yuko mwashwanye, ngiye ko nababwiye ko ngomba kuzibaranguza 24 kuri 28. Uri kumva? Eje bone Zinda, my baby, my best lady. Boss lady wawe se mupfuye ikira? Burya ko n'umusaza atinyanye nawe agombaga kubahana nyokobuja. Zinda ari nyokobuja yaragucumbikiye. Zinda yaragucumbikiye wari uri muri rugo kubera Zinda, kuko mama we ntabwo yarakuzi, ariko kubera ko ari umubyeyi wakira umuganiye wese. Umva mwese mushaka umva, uri kumva? Yaragufatiye runini, wagombaga kugenda wibombaretse wanjashwa we nk'utwaye iki mu kanwa. Ngwiki wari uri hariya wari ucumbitse hariya kubera Zinda, kuko ntabwo Zinda ari kujya uye wari kugenda ukomanga uvuga ngo iki? Wari kugenda uvuga ngo iki? Wari kugenda uvuga ngo iki? Zinda arakujyana bataka kana rero nagashuti kanje bra bra bra. Nigeze kubabwira nti mama wa Zinda nimwe muri korora uno mwana w'umukobwa, ni mumubwire ajye kureba umwana we asange na nyina. None nabajije agakapu numvise ubundabundana muri karitsiye urimo, aha muri karitsiye urimo bakubonanye, agakapu karimo imyenda waguze cyangwa bakwirukanye? Karimo imyenda waguze cyangwa bakwirukanye bakoherereza imyenda yawe? Ibyo nabyo bisobanurira Abanyarwanda. Ureke kujya gupostinga ubyina cyangwa ugira hari ibyo ugomba gusobanurira Abanyarwanda. Bakwirukanye udukapu numvise ngo ukatakatisa mu bipangu. Cyokora reka nkwereke Sari, reka nkwereke, shyira ubwenge ku gihe.
abo bantu bari kugucumbikira uyu munsi ejo kabiri, nawe ubwawe ntuzi no guhakwa. Urahakute n'ubushangingi bwawe, ubwo bushangingi bwawe butware kwa nyoko shenyoko. Nguko Kigali, ngaba abakobwa ba Kigali, ubundi narababwiye ngo nago bizatinda bano baraza guhenerana. Ariko mana ushimwe mana mu ijuru kuba bashwanye, uhimbazwe. Satana aratsinzwe. Muribuka ukuntu mwari mwishize hamwe mufite agakungu, mwirirwa mutuka umuhisi n'umugenzi mwoga tukuzura bwa rusake mwe. Injajwa wanjuma we mwirirwa none shenyoko kakubadeko. Nta kuntu wagombaga kuguma iwabo wazinda wirirwa bavuga udashobotse. Ibyo ari byo byose ushobora kuba udashobotse. None unahasohoka nta n'icyumweru kirashira, wenda ko zinda no kongera ukamusaba imbabazi ugasubirayo. Nta n'icyumweru kirashira ugenda umuvugira mama we, ugenda uvuga muri umunawe, noneho ugeraho uvuga umwana we. Aho ntirora dore ho zigeze. Dore nta soni koko, utinyuke. Ego ye. Ariko se mbaze ntaragenda iyi shisha bari kuko twebwe tuzi ko mu Rwanda nta shisha zemewe. Muri kugenda ko muzi ko muri n'abasingwa madada ari byo mwiyita. Ntimunagende mugaragaze n'umuco mwiza mufite mu gihugu kuko utazana amashisha. Dore rero mbonye ikintu cyabaturubuye ubwenge, naya amashisha mwirirwa mugotomera mukajya kwandika ubusa muvuga n'abantu busa nta n'ikintu baba babagize. Tumvikane buretse gato mwabantu mwe kava uruhu gashwari mbanze nkaguboroke kava uruhu. Turi kumvikana. Ukumbuye shisha ikeza nakurangira utubarizi bamo usagende winywere nawe. Simbona ari kuzipromotinga. Simbona sari gupromotinga shisha. Agukumbuje shisha. Okay. Ntari bitu. Nimba nawe bagukumbuje agashisha mubaza aho ziba. Uyu mukobwa ni usigaye uzaho ziri mu Rwanda kuko ni uhamenya. Ubu narinzi yuko byibura uzi neza yuko ibi ntibyemewe, ibi bigaragara rero ibi nibyo mwari muri gutumura. Wagombaga kuba uri kubitumura byibura ukanabyegezeho tutazajya tubona ibimenyetso by'ibyo mwikora aho mubikura. Dore imbaraga z'ibyo mwirirwa muvuga. Dore niyo mpamvu muba mumeze nk'abaturubuye. Dore turi kuri iri shisha. Izi shisha baraziciye. Naho mwagera ziri mwazirebera kure. Kabone niyo wazigotomera ntitwabona byo mwikora muri iyi mihanda ko mubiterwa n'iki na shisha. Ubu misembona ke ibintu uzongera kuvuga kuva uyu munsi nzajya mpita mbona imbaraga ibigutera. Dore muba mwagiye mu bihugu byemewe kunywa shisha mukagenda mukazinywa mukanerekana mukaba muri na proud yuko muba mwazinyweye mukanafotora. Izi kandi ngo ziba zirimo n'urumogi. Cyetse nimba wowe utayinywa yariri kunywa uyu mugenzi wanyu. Wenda birashoboka ko ariko ndumva nta kugigoma mu hosting n'ibindi bihugu byose rwose mwagura imipaka sibyo kuko ni byiza rwose gukora. Ariko ibi bintu munywa babiciye kubera yuko habamo ibiyobyabwenge.
turi kumvikana. Dore bibamo basanze bitujuje ubuziranenge barabica. Niyo wabinywa nta kibazo pe, ariko ntunatwereke ko wabinyweye. Ngo iyi live nirangira mwese muhite mujya kwa Brian ababwira ibya classe y'ejo. Mwese abantu muri hano igihumbi, abantu igihumbi muri hano, 1,033, mwese muhite mujya kwa Brian live abagezeho ibya classe y'ejo. Hanyuma rero, hanyuma Kankwanshuri wowe ngo ni Hamidu Kankwanshuri, mwese uko muri aha muhite mugenda bababwire ibya classe y'ejo. Mugende Brian ababwire ibya classe y'ejo. Hanyuma ubu ndajya nkomeza mbakurikiranira akantu ku kandi aho Salima ari kugenda bundabunda. Ndahita nanjye ndagukunda Brian wanje, nami nakupenda sana sana. Mwese muri hano muhite mugenda mbabarira umbwire ibya Salima yavuze. Yego reka mbikubwire. Salima ngo yavuze ko umuntu witwa Sharoni ngo yagiye atwite, niko ari kugenda avuga. Yego ngomba kukomeza kubakurikiranira amakuru ku gihe bati, ngomba gukomeza Sari nzaya bakurikiranira gutya. Sawa rero, nibakande akanyenyeri. Shabakanze pe akanyenyeri. Hano ngiye nkora live, iyi nimero mba nayishyizeho kubera iki? Nkora live yishyuruzwa, ntago ngewe ntanga show y'ubuntu. Ari Amerika komera ye. Ntago Salima yavuye kwa Zinda ni hakiri. Na posting se bari mu rugo cyangwa bari kumwe agashampanye uyu munsi. Na posting cyangwa bari kumwe mu rugo na Amanda bose. Mubwira posting se yaburaga, mubwira posting da. Mubwira uti posting. Allo, mubwira posting ari kumwe na Zinda. Ngoma ho gahambirwa. Genda ukora live yawe nawe ushireho nimero baguhe gahambirwa. Sawa dada. Ariko mwebare kujya, mwakoze cyane. Ndabakunda abantu mwese mukunda ubusutwa, ndabasuhuje. Amanda nguhamagaye kangahe? Nge ntago nakunze iriya myenda ya Bwiza. ngo Amanda ngo wirukanishije umuntu witwa Salima. Ngo ubukapu bwamugezeho ngo yireye bunda na bamwe. Ariko ndashaka kumenya nimba ari impuzu yaguze zishasha. Allo allo ndinjajwa pe kandi na cyane. Nikoja wamenye ibyo umunyamurenge witwa Fofo amabara yakoze. Reka nze njye ku munyamurenge witwa Fofo, ndaje njye gushaka iza Fofo. Reka nze nzihige, ndabona utazimpaye. Ese Jiha kuko mbona inkuru za Fofo. Yego Bikira Mariya. Okay. Reka nze njye kubashakira n'ubusutwa bwa Fofo ngo w'umunyamurenge. Ubwo so reka nze pe. Jiha, Salima yaje kuri shop yanjye y'imyenda aranyiba, ahubwo
umpe namba yiwe mwanike nanjye uwo mujura. Nguhe namba yiwe. None se Gash Emma niwe unyandikiye gutya. Kwiba byo reka tubyemere, numvise izo nkuru. Zinda ntajya akaraba. Salima ntajya. None se kumbwira ngo uyu yaje kuri shop yawe akwiba imyenda, uri kunyaka namba yiwe, wowe ntayo ufite? Kiwe sinjya nkunda umuntu ushobora kubeshyera undi. Reka twemere ko nibajye no kubabwira andi makuru. Buretse ngo Jiha Salima yaje kuri shop yanjye y'imyenda aranyiba, ahubwo umpe namba yiwe mwanike nanjye uwo mujura. Ibyo ari byo byose nimba Salima yaraje kuri shop yawe, ubwo ufite numero ye, sibyo? Akako wikagira ubu ngubu mbwiye ngo yibye amafaranga Zinda, nshobora kuba nabyemera. Uri kumva? Cyangwa ukambwira ko yibye Savana, nabyemera. Ibi ukambwira ko agira ubusutwa, nabyemera. Naho byo kwiba muri shop simbizi, ubwo wowe nimba ubizi ahubwo zituranguze. Ikindi ntabwo ubwo wakenera nimero ye. None se ubwo yaje kuri shop yawe arindubwa kuba imyenda yahageze ate? Yahageze n'icyogajuru. Kwiba akantu ko kwiba nimba kajemo ko bitavamo, uze kunyandikira muri inbox ume details. I need details. Hey! Yaramborotse. Yay! Aha, Gash. Thank you. Umva rero Gash, unyandikira ibintu byose uko byagenze. Nimba yaranakwibye akarega, isutiye, agakariso, agaki, uduki. Umbabarire ubinyandikire byose. I need more details. Nkundi nkuru. Nkeneye details zose ku murongo. Uzime, ufotore na shop yawe. Nimba hari n'akavideo ufite ari muri iyo shop yawe ukampe. Turi kumwe. Bega umva ibimenyetso nkeneye. Buriya nge nkunda gutangira amakuru ku gihe kandi ashingiye ku bimenyetso. Details bro. I need details. Sibyo? Umbwire shop yawe iherereye hehe? Details nyine biterwa naho wize kahambi. Umva, umnyereke shop yawe, izina ryayo. Nimba hari n'akavideo wamufashe, unyereke. Turabijyamo neza. Sawa. Akakubujura nako ndakamenye. Details ja. Hey. Ndibaza mushobora kuba mwumvise icyo nshatse kuvuga. Nkeneye details zose. Ubundi nako akubujura tukakazana ku munsi w'ejo. Karemwe bare kujya banaye mbagaranyo mbagarire da. Mwese mwihute kwa Brian.